Oye. Atanaona wajina na matini Musachino na kutangaza Nipafitani kanijirasari Nakana jaremera Yangu na mauro echi Wangwena wambaye ngana chizizi Uja kufugu nyoto nivyoera Chuma chibagoro tibada kumira kwa mamaza wa mujimjira shangana wa shangana muna batama ngora ambaye ngana kizamba Nasabimana umufash ungwiri ye nanjira mumbaye maniko Semo apichairo hande nochero mureve umukonde kande umukobaka mugara mwiza dakweme nanje dakweme maniko Semo apichairo hande nochero mureve umukonde kane umukobaka mugabo mwiza ndakweme ndagutonesha pe ashimwe ruremayo yakunyeretse mubyaho byabatamuriza akabyara no so mama bagakunda ne tariki niga cyoki gashimanga naje kajugira sebo ndabashinye bakamanya abana mubyaho byabatamuriza akuru umuryango watamuriza n'umuryango wanosa murakarama muragaharana iteka murakabyara abageni beza bagorana iteka wabyira ikivuga nikajugira sebo cyari utagize mu bwoko bw'abanyamuryango bw'abagabo sebo n'abana Amore ambaye ngana keza sora fija mari ndakize Urabona mama marakarama Ajigira sebo ni cyaho shaka itara cyama ko cyane barya mukumuseka nabwo munira Orjo magano saza wato kana matonje ndale ganwe jambo Ara namore fa mubya korabyo Mubana w'Urwanda Chemarya waje Kandi akajogiro nawe ninashekerwa N'urubumwe bw'Abanyarwanda Mubyeyi mwiza ureze neza nkora amata ko nkora mubyeyi mwiza nkora ko Urangoka n'amata mubyeyi mwiza nkora ko Urakunda mubyeyi mwiza ureze neza Mubyeyi wareze neza ngora ko ngoni nkora ko ngoni Masaba menshi mubyeyi mwiza ngora ko ngoni nkora ko ngoni Sana mangwe rambaye ngamba karashi ngora ko ngoni Chumba cy'abagore tibadakumira kamwe amaze abantu ufuje imbize na shangana bari kicika mu nabatama Tukashigira sebo ni cyangwa gutera bushama kwa cyangwa ngo ryambuke umusekana bukora mune Ni cyangwa ni cyangwa mu tibadakumira kamwe amaze abantu ufuje imbize na shangana bari kicika mu nabatama Tukashigira sebo ni cyangwa gutera bushama kwa cyangwa
ariko harurukundo yose biba amahoro harurukundo impagarara n'urutotoni jete ibyishimo bisa harurukundo ineza mu rugo biyizana ibyishimo harurukundo ivundi ryanezeza harurukundo ihabatirogoya harurukundo ibirimuzo byose byahinduka inyamibwa ibyishimo bisa harurukundo ineza mu rugo nizana ibyishimo harurukundo Yesu akunda kuhaba harurukundo isi yose irishima harurukundo bwose ukaba ushimye yuko kuri iyi tariki n'uyu munsi tuba tugandagaje ahangaha izina rya nishimwe. Tugushimiye cyane rero uburyo iyi gahunda yagenekerejwe igategurwa. Tugushimiye cyane ko umunsi n'itariki twateguye nk'abana b'abantu ushimye ko wagera, kandi umugambi nyizina uteranije ahangaha akaba ari ubukwe bwawe izina rya nishimwe. Ahantu rero turakuragije kugira ngo umutekano waho urindwe nawe, kandi ahantu umwami Imana uhorendekera urwaye uburyo bwari bwo bwose. Twiteguye kuhafatira icyo kurya ndetse n'icyo kunywa, turabisengeye kugira ngo bihe umugisha, kandi buri wese waje ahangaha umurinde kwivovotera ibirahakorerwa, nuko twese dufashwa n'umugisha wawe uhabwa icyubahiro. Iyi gahunda turakuragije itangira kugeza isoza, twizeye ko twumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Bahire igihe data atarabakira, ndagira ngo mbabwire ko mudusanze umubyeyi mwiza watureze, ndavuga mvuye kure Natanya Nairi, aha mudusanze ni mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi dusangiye isano nk'uko mubizi turasangiye. Ni ahantu heza rero dutangira dukorera umuganda kandi tugahagorera byinshi byiza. Ni mu karere ka Musanze, muri twa turere 30 tugize igihugu cyacu, ariko mu mirenge 416 igize igihugu cyacu mudusanze mu Kinigi, mukaba mudusanze nanone mu tugari 2148, mudusanze mu kagari ka Bisoke, muri ya midugudu 14837 igize igihugu cy'u Rwanda rwacu, mudusanze mu mudugudu wa Susa. Aho niho mwisanga kuko mudusanze, niyo mpamvu abaraha mwese mbabwiye ngo buri wese ahereze mugenzi w'ikiganza, hanyuma mubwire ati isange wisanzure aho uri hakunyure kandi ugubwe neza. Ngaho muramukanye. Muraho neza, murakomeye. Yego nyawo Mundamutso dusanga niwe turakuramutsa ngo ugira abana. ndabuzagira umugisha. Urakoze cyane. Burya n'agafaransa urakazi. Uti oke juste. Ni juste kandi ni ukuri. Urakoze cyane. Iwanyu ariko murakomeye. turakomeye pe nta kibazo dufite. Murakoze mudusanze rero mu gitaramo twariho tureba igihembwe cy'ihinga uko dushobora kuba
twarasoje igihembwe cya mbere, tukaba tugiye gutangira igihembwe cya kabiri, kandi tureba nuko imihigo yeshejwe, ndetse urabizi ko tujana n'imihigo y'akarere. Ejo bundi kuwa gatanu twariho abayobozi b'akarere badusanga hano mu Kinigi, batureba imihigo, tureba iyo tweseje, iyo dushobora kuba twaragize amanota makeya dushaka uko tuzabikosora. Ibyo rero bihera ku karere bikamanuka bikagera mu murenge, bikagera mu kagari, bigakomeza bikagera ku mudugudu, ndetse bikagera no ku muryango bwite ushobora kuba watuma imihigo yeswa. Nico gitaramo rero dusanzemo, turakwakiriye nabo muri kumwe, ndetse nimushaka no kutugira inama uburyo dushobora gukosora. Murabona ko amazi yabaye menshi, ariko turiga n'uburyo bwo kugira ngo tuyafate mu mwanya w'uko yagasesaguye ngo agenda asenyera abaturage, ahubwo turashaka no kubaka ibigega hepfo, noneho igihe cy'izuba tukayaha abaturage, andi tukayabyaza amashanyarazi, kugira ngo nibura turebe ko abaturage twatera imbere muri rusange. Ubwo hasigaye nawe uri umugishwa nama, nukenera umwanya uri buze kutugira inama. Urakoze cyane. Nanjye ubwo muhigo wesheje nagiye kwesa umuhigo, ariko kubera imbaraga nari mfite umuhigo nayize, burya kugira ngo ube wenyine utagira umufasha ntacyo byamarira. Utararuha rero, utararuha ahasigaye nukenera umwanya, turi buze kuguha umwanya kugira ngo inama waduha kugira ngo dushobore kwesa iyo mihigo turi buze kuguha. Urakoze cyane. Reka rero tukuzimanire. Nanjye nshimira abantu bagiye kunzimanira hano, nkaba nishimiye ibyo bagiye kunzanira, ndetse n'umuryango wanje gundebe gunitegereze, uvuze ko urugo nagiyemo ari urw'umugabo, ari ukuvuga ngo nundeba nyitegereze, kuko nawe ubizi Imana izabaha umugisha. Nuko komeza, reka tube tuganira. Humura, siko ndi kubona ufite igihunga wabaye. Ariko uzi kugira ngo ngomba kugira ubwoba. Reka humura ndakanga nasinjyana, kandi ntundebe ngo yuko ndi kukureba mu gihunga, ndakwizera kwitegereza kugira ngo urebe kumeze neza. Twamura bangi Si byiza. uranzi Urakomeye. Urakomeye cyane. Akirirwa nyaruna manza. ubwo ni umugisha guje mu maboko ya Rwigemera Jean Damascene. Urumva bite? Umva umuryango twazanye, babwize ukuri, ibintu bagira ngo Rwigemera babiteguriye, si wagira ngo wamenya ibintu birimo. Ni ubuki pe, kandi murye muryoherwe kandi munezerwe mwese uko muri hano. Ubwo ni impano Imana yaguhaye umugisha, kandi utagira umugisha azagira ate? Azagira jombaho bati ku buzima bwacu. Urakoze cyane. Barakoze ababyeyi bacu n'abataramyi beza. Umubyeyi ati, ndavuga umubyeyi Yohani ati, Rwigemera n'abo mwazanye, ati abanyagikari nibaterura intango batereke ku rugata kandi bakeneke impiza, hanyuma abaraha bose baze kubakira. Ariko nanone nze kubwira data ko Rwigemera afite n'umwunganizi. Umuryango waje utugana ufite umwunganizi uraza kunganira Rwigemera. Ndavuga Ndayambaje igihe data araba ahamagaye Rwigemera, hitabe Ndayambaje Theophile.
data dukomeje igitaramo ndagira ngo nk'uko mwari mubinsabye iyo umaze kwakira umubyeyi muhuje ibigwi uba wamaze gutanga itegeko mu rugo rwawe kuko ntusaba ahubwo uravuga uti imvugo yawe ibitegeko. Wantumye ku banyagikari rero nibaterura intango bazitereke ku rugata hanyuma bakeneke impiza bakire abaje batugana. ngahora umukobwa wanjye kimirana nirwaneho. Data mwiza ndiyambaza atazakureba akagira ngo uri umubyeyi gito, yabona waguye mu bituza by'uyu mwari akagira ngo uri umubyeyi gito, murebera ko gasa neza rwose k'abakobwa, hanyuma nawe kandi igihe sebuja araje ahaguruka ajya amuhaguruka nuko ndagusabiye, hanyuma igihe sebuja araje ahaguruka ujye wibwiriza nuko. Serusha karame ngahora tukimara kumenya ko mufite urubanza uyu munsi mutangiye guhiga no guhigura mureba uburyo amazi mwabasha kuyashakira inzira, natwe niyo mpamvu ntabwo twabazaniye Nyiragatare, ntabwo twabazaniye Rukwi rumwe, ntabwo twabazaniye Umutsama, ntabwo twabazaniye Inturire, twe turabizera b'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, impandwa twaziteye umugeri dusigira umusaraba Yesu Kristo umwami n'umukiza. Aka ngaka ntabwo ari inzoga ahubwo ni ubuki buzira umusemburo mwakagira Imana. urakoze warunteye ubwoba, Kirazira wari umaze kumbwira ko mwafashe urutoke mufata amasaka mufata inturire byose muravangavanga turi abakirisitu kandi twe turi abakirisitu. Ndabona rero ubu ari ubushera kandi bumeze neza, muri make ni intwererano. n'intwererano, ariko bambwiye ngo kwa Nataneli kubatwera ntabwo ari ugutwera abakene ngo bafite ntiwazongerwa kandi ibintu bijya mu bindi urakagira Imana. Ariko gikureba n'ubundi Serusha Karame n'ubundi ko mbona amazi atemba ageze kure, kandi iyo butije imvura agwa wanyemera uriya mukobwa wanjye Fokasi akamubwira agashyira muri uru rutete n'ubundi akanyegera kugira ngo n'ubundi ngukeze uri databuja nzahora ngukeza imyaka yose, kugira ngo njye nawe noneho uriya mutobe Fokasi adukureho ikirimiro maze njye nawe dushigemo umuheha nitwumva koko ari umutobe ukwiriye ijambo ndakurahiye, ubundi unyemere noneho tugene dushayaya kwa Natanayeli ndabona muri kwishe ndakurahiye. twabakiriye rero kandi twabakije yombi kandi twishimiye gutaramana namwe. Rero nk'uko twamaze kubakira twavuze ngo niba murakenera kutwunganira mu byerekeranye n'imihigo dufite ni uburenganzira bwanyu, umwanya turawubaha kuko ijambo ryo murarisangana. Umubyeyi mwiza w'umunyarwanda yabivuze neza ngo ntawe usubira ku ijambo ku nzoga bamutuye kirazira, kandi umuco ntitukawuce ntituzigere tujisha umuco, ahubwo tuzahore turandaganatana kuri uwo muco kugira ngo tuzarenge abatubahinguka bazadukure mu ngata y'u Rwanda ruzahore Rwanda. Uranyemera rero umubyeyi ngo turi iki kibindi cya kabiri maze Fokasi adufasha gikureho urumiro, nitumubona ari umuto ufite impiza ubundi unyemere ijambo mu rugo rwo kwa Natanayeli wanyakire n'ubundi ko mbona urugato ukarunkura ku mutwe ukagira Imana. Murakoze cyane rero nk'uko muvandimwe badutwerereye, intwererano twayijanye mu zindi kandi iriho ubundi irasanga izindi, ariko nk'uko umaze kutubwira ko ukeneye ijambo reka tubanze. Serusha ngaho rero igihe Fokasi bari kureba ibirahuri ariko nabwo naba nkunganira iwacu kwa Emmanuel tugira aba engineer bisi bigendanye n'ubutaka icyo bita land survey, tugira aba engineer babashije kugira PhD mu bigendanye n'ubutaka, ariko icyambere gituma burya ubutaka tubufata duca amatarasi kabiri tugashaka uburyo twaca imiferege izatuma y'amazi abasha ayita imiringoti. Gatatu uvuga ibigendanye Foka sobuja ndacyakenera kureba ufite amaso mazima ukabyara we werekeze hirya ngo izo maze umubyeyi Serushago tumwumvisha ubuki bw'iwacu buzira umusemburo. Serusha Karame utangiye kubona impiza, urabona ko nta kuzana amazi buzi
ndabona rwose wikwije kandi natwe twishimiye kwakira impano batugeneye. Biragaragara rero ko n'inama muraduha zishobora gutuma twese imihigo twahise. ubuki mubanze, ariko n'ubundi inzoga irushaga uwayituwe n'uwayituye, ubwo uburenganzira ni ubwawe. wabukiwe buzira umusemburo, mubyeyi Emmanuel yabukuye mu rutoki rwiwe. Dushaka inshinge, dushaka imivure y'indoha, tudahaho turangije tuzana mu rugo rw'umubyeyi Natanayeli. Ubuki rero nabutuye umubyeyi Serushago ngo abusome, umucace, umucacure, abusome, umunyure, ndetse naho munyura. Niba burimo umunanira bugize umuhangamura, niba harimo ifuni iheze, reka musomere mwene Twahirwa. ariko siko mbona ubanje kuyitongera. Nkubwire rero, Yego Serushago, ayo magambo yose wiriwe uratongera, njyewe n'imitongo nubwo yaba irimo ndayitsinze mu izina rya Yesu. amen. Serushago yisome none ubundi unyemere umwanya nubona bikwiriye. Wanyu si burya mugira ubuki bumeze butya, ariko n'ubundi wamvangiye n'ubundi njye ko twabaye bamwe. niko Karame Serushago, ntabwo nshaka ko ukora ibyo wahoze uravuga by'imitongo, oya turi abakirisito. kandi ibyo by'imitongo twabisize inyuma. Serusha, Mose rero wanditse igitabo cy'itangira ati mbere na mbere Imana. Mose burya uramuzi? Ndamuzi, yanditse ibitabo 5. Reka tureke Mose rero tugaruke iwacu. Ndumva uyu mutobe umeze neza, kandi kuko twakubwiye umwanya wo turawuguha kuko ijambo urisanganwe. Ahasigaye nushaka kutugira inama, umwanya turawuguhaye. Imana iguhe umugisha. Bakumpera amashyi bagushimira byimazeyo. Twatoye ubwuzu n'ubwugugu, maze umuryango wacu wose uravuga ati umunsi wa none tuzahagurukana n'iyo nka, tuzahangaha kwa Natanayeli, tuze gukwa ku mugaragaro. Burya umukobwa mwaduhaye n'igena Providence, ntabwo umuryango wa Emmanuel ari umuryango utari abatunzi. Turatunze, ijambo ryagenzaga mubyeyi mwiza, turagenzwa no kuba twaza kubakorera ku mugaragaro kugira ngo umwana ukomoka urukiryi kwa Natanayeli namwe mwicare mutekanye. Muryango wa Natanayeli ubona inka zigiye kuvumurira mu zindi, kuko mwaduhaye umwari ukwiriye mwo kabyaramo. Ubyero Serushago nicyo kingenza, yaba isho turayafite, yaba amashyo turayafite, yaba amasibo turayafite, yaba isanzu turazifite. Niyo mpamvu isho ni nk'umunani, amashyo 8 ukubye 8 34, ukagera ku isibo ukagera ku isanzu ari 32,732. mu byezo nka zose turazifite. Kwatakuriya Emmanuel twazanye no gukora umukobwa wanyu n'igena Providence, kora umuhungu wanjye Habyarimana Innocent. Reka rondekera aho ngaho, ubundi mpinuruti inywera umutobe uze kunkosha, ntawe kosha kirazira. Urakagira Imana mubyeyi mwiza. Nakoze ndayambaje. Ndagira ngo uyu muryango wacu wa Natanayeli wakirira ijambo kandi bambera amashi. Mbere rero yuko nkomeza, ndagira ngo mbanze kubaza ikibazo kimwe. Ni ikibazo kandi urihutana. Mufite abasore bangahe? Iwacu mfite umusore umwe, niwe musore uzwi Habyarimana Innocent, abandi ni abamuherekeza. Barubatse cyangwa muracafite abakiri ingaragu? Dufite bamwe batumenyera aho inka zibyagiye kwibuga, tukagira bamwe basimbuka urukiramende, tukagira ba basore bamwe bajya gufora bakajya kutwashiza imyinzenze, ku buryo urugo rwatakuriya Emmanuel ari urugo rudashobora kuramo ibicanwa na rimwe. Ibyiciro by'abasore bose ndabafite. Nushaka abakogoto ndabaguha, nushaka ba basore barambye mu kirambi ndabaguha, nushaka ba basore batojwe ndabaguha, nushaka ba basore ushobora kubaza ikintu cyose ndabaguha bitewe n'icyiciro ufite. Kwatakuriya Emmanuel turabakogoto ndabaguha. Urakoze ku gisubizo cyiza umpaye. Ndumva ufite umuryango wagutse
mfite impungenge rero yuko inka ungeneye naba nkunyaze ahubwo ejo bundi bakazaba bari kugutera amabuye. Inka 720 umaze kuvuga ukaba uvuze ko zose ugiye kuzikwa ukazika umukobwa umwe, inka 720 ufite abandi basore b'abakogoto aho ntibazagukogota. Serusha kwari uko kumara amatsiko nari nkubwiye ngo umugabo bita Bisangwa bya Rugombi turi niwe muntu mu Rwanda rwabo watunze inka nyinshi, yatunze isanzu 33,762 kugira ngo umuryango atakuriya. Natwe turabamukurikiye ku nshuro ya kabiri abatunzi muri Rwanda batunze inka, kugira ngo wankosha inka 8, wankosha 8,834, wankosha amasibo inka ndazifite. Natwe umuryango atakuriya, niba ndi kubeshya mumukomera amashyura mugabo abyumva. Muvandimwe Ntabwo wanyaga n'inka zaturandaga tuwe n'umushuri. twebwe mu muryango wacu wa Natanayeli ntabwo wadupera inka 720 Ntabwo nikosheje Serusha, nkaho tugiye kunyaga, ntabwo nikosheje urankoshe. ahubwo kuko bisanzwe mu muco wa Kinyarwanda agasozi kazamutse umugeni kamanuka inka. Icyakora inka turashaka kugira ngo tugukoshe, ntabwo turagukosha inka za kijambere kuko ziba ari za kijambere, ntabwo ziba ari izanyu. Turashaka kugira ngo turebere inka nziza, hanyuma iyo shashi nziza iraza kubera ko itagenda yonyine. Mu muco iraherekezwa n'indi shashi yo kuyimara irungu. Niturangiza kandi izo nka turazakira mu muryango wacu, kuko n'ubundi dusanzwe tuzi ko ejo natwe tuzakenera abageni mu muryango wanyu. Ni nawo muco wa Kinyarwanda rero washobora kuyatugezaho kandi tukarushaho kwishima. Serusha, Karame, ndagira ngo kukwereka ko turi abatunzi unamasha wigire hano hafi, manze ngohereze inkwano za mbere nk'ikimenyetso. urakoze cyane, ndakenyera nyine, ahubwo nashaka kukubaza. Unamasha uracyafite umugongo muzimu n'amaho ngaho haza umuhungu wanjye. Burya se izi nizo nkwano za mbere? Serusha, Karame, izi nizo nkwano za mbere abazungu bataragera mu Rwanda, mu karere ka Gakenke ku musozi wa Kabuye no hacukurwaga ubutare. Iyi ngiyi ni imberuka, niyo yazanye Nyirawucaba, niyo yazanye Nyamususa, niyo yazanye Gihanga, niyo yazanye abuzukuru baje ba Rurenge. Iyo ngiyo ni cyozi cyogera inka. Nongeye kugwe, ntabwo ari ibumba. Pfuka fashaho rwose atagira ngo ni ibumba namuzane. Iyi ni imberuka cyangwa ni cyapa ngoma? Iyi ni imberuka, ntabwo ari ibumba. Cyapa ngoma twaraziciye, turacakeneye amasake. Iyi ni cyozi cyogera inka. Uri kuyibona niyo? Turebere ko ariyo. Niyo? Urakoze. Komeza ije mbere. Serushago rero abaheruka mu ishuri vuba cyane bize ibigendanye n'utwatuzo tw'ikinyarwanda. Aka ngaka rero tukita iwacu mu Murera, tukita imashini ikata ubwatsi, tukakita kayuya bitewe n'umuco. Ariko abaheruka mu ishuri andize utwatuzo tw'ikinyarwanda ntabwo ari akabazo, ahubwo iki ngiki ni igisubizo. Naje mfite ikibazo, umuhungu wanjye yari amaze igihe kinini ariko nigena ya Providence yakubise umwotso. Aka ngaka iyo kageze mu rubibi kahira amanzi azira kagakikira urubibi rw'abantu, urakagira Imana nyakirira. Urakoze cyane. Nari ntangiye kugira impagarara, ntekereza ko ari ibibazo muzanye mu muryango wacu kandi nta bibazo tugira, ariko impungenge urazimaze. Ubwo aho ushaka kwerekeza, ahubwo mu Gifaransa babyita vi, ubwo wavivuye ko umukobwa wacu ari vi. Urakoze. En français vous pouvez parler un vi.
Mubyero Serushago ndabanza nereka abato barahanga kugira ngo umuco utazacika mu Rwanda. Niyo mpamvu mbanze gukuriraho inzindaro kuri iki gicuba kugira ngo nereke abantu baranga ko iki gicuba gitanguwe. Kwangura igicuba ni ugoreza umuntu igicuba cyakoresheje ukabukungura uwo muryango. Iki gicuba ni isugi umuryango watakure Emmanuel mu mpera umuryango waduhaye umukobwa mwiza amashyi twabazanye igicuba cy'isugi. Ariko rero Serusha karuvati yanjye nawe yakora mwira ibintege zawe zabaye inteje reka focus iri umusore batahire Boga dahira n'uyu musore wanjye aho ni bakomeze nge nawe karuvati yakora mwira uyu musore siko ndi kubona yifumbase birageze bamaso uyu musore wanjye sogasangira nta mugabo wanjye keretse umushumba Goma ubona ko Serusha yakoze umuhungu wanjye urabona ko azi gusama nk'ingose umwanya rwose. maze rero Serushago iki ni igicishizo cy'ikibumbiro wambaje ngo wazanye inka za kijyambere kirazira. Ntabwo nabeshya imbaga iri ahangaha ngo muryango wa Natanayeli. Iki ni igicishizo cy'ikibumbiro. Ntabwo dushatse imitarimba, ntabwo dufukuye, ntabwo dushatse amazi w'ingezi, ntabwo dushatse imibirizi, ntabwo tubuganijemo n'ubundi umugabo nyamugabo wasanzwe afite abashora inka. Iki ni igicishizo cy'ikibumbiro. Urakagira Imana. Ndabona icyo ari ikibumbiro cyiza nacyo turagishima. Niko sha uhagarara useko urebe Serushago mu maso nk'umuntu azanye inkwano za mbere ubundi akumpera umutobe wereke n'abandi bahungu uti n'ubutabazajye banumye inkwano za mbere. Uramwa Serushago aho ugira gucanga ibiyunyinya aho Serushago ukomeye uko useka tuzaba undi mugeni. ntabwo umuhungu wanjye yari yakura Serusha uracyari muto aracyari muto ntabwo aramira ubwanwa. none se ninde wababwiye ngo muzane abana baje kumviriza ababyeyi? uyu niwe umenye nka se byagiye kwivuga abaye wamuretse aje kuba aragiye. ntabwo aragera igihe cyo kuba yatera intambwe ngo ashinge imikanda agira se ukwe na nyirabukwe kuko hari ikizamini dutanga mu muryango atakuriye Emmanuel. Ufite imyaka ingana? Ufite 20. Uyu yaje ubundi imyaka 18. Turashima ko leta y'u Rwanda yemeye yuko uwo nguwo imuha uburenganzira bw'uko ashobora kuba akuze. Urakuze sha ariko se data mwiza nyemerera uyu mwana tumaze kumva imyaka afite kandi tumaze kubona ko nawe yatubera umukwe unyemerere aka gasa n'ubwatsi bwazo ndavuga izo badukwereye mukamushyikiriza aka ngaka nako uze kumutuma kuri mushiki we nako karasa n'umunyu wazo hanyuma nako kamushyikirize kandi nongere nti muryango wadukwereye dukomeje ibiganiro mukomeze mugwire nk'ubwoya bw'inka kandi mubyiruke nk'ubwatsi bwazo murakagwira. urakoze cyane. niko shangaho kimirana ndumva Serushago agiye kukugabira abakobwa umwaka umwe n'uwuzuza muvandimwe ndayambaje turagira ngo dukomeze ibiganiro. Twakomeje gushusha igitaramo ariko nk'uko umaze kudukwera ibyo ari byo byose dushobora kugira impungenge. Nabonye ushomotse, nabonye ukarishe, nagize impungenge rero yuko uwo mukobwa ashobora kuba ari wowe umufite. Ushobora kuba mfite impungenge kuko nabonye uri kuzenguruka ukavuga ngo twabahaye umukobwa mwiza ndayamba, undi kubona uruhara rumaze kugera mu bitugu. Aho umukobwa wanje ntiyaba ari weho wamwifunze. Serusha ntabwo nakura amahano, ababikoze ni abami babiri. Umwami wa mbere bamwita Cyilima Rujugira wari utuye ku ijuru rya Kamonyi, niwe wabonye umukazana bitaga Karira. Umugabo arazarira cyane ati ni gute umuhungu wawe yantwariye umugore? Arangije yuhi mazima kati munzanire. Niba umukobwa watumye umugabo ari kurira amarira agatemba gutya. Cyilima Rujugira
akimara kwegera se Yuhi Mazimaka, Yuhi Mazimaka ati po, ati abagore bose nabo umwami yitegereje uwo mugore. Undi wabikoze umwami wa kabiri bamwita Cyilima Rugwe, niwe yagiye mu Mushishi Bugesera butaraba u Rwanda. ubwo nawe ugiye ngureshaga ubwo nawe nanjye ntabwo nakora ibyo gusa ugiye kuba uwa gatatu. Ubwo nawe ugiye kuba uwa gatatu. oya ntabwo nakora amakosa nk'ayo abo bami bakoze, Cunga ahubwo ahubwo. reka nekere focus uruvugira ijambo yarihorana, maze umwana we yari yagiye mutume hoze wabyeyi nawe baramusukwa n'abakwe umuramutse nk'umubyeyi ndagapfa iki gihe. Uwo musore se ahubwo reka mbanze ngubaze Focus atarakomeza, burya uwo musore muri kumwe ahubwo yahoze arumviriza n'ibyo twahoze turaganira. Sende yambaje ko munsi ko ari imfura yatuma umwana yumviriza base. Niba ataguhaye ruswa wareka akisubiriza. Mwanya wanje umuhungu wanjye rero Habyarimana ntabwo yigeze agera ahangaha, ahubwo yari ategereje kumva ubutumwa buturuka mu ihitira ko inzira yabaye nyabagendwa nk'imwe mpyisi yagiyeho umugisha ajya kugabana igihinga cya Ruzige, ko atwemereye ko noneho yaza mu muryango umubyeyi ukamuramutsa aho kugira ngo akuramutse. Burya iyo turi gutarama niyo mpamvu tubivuga ngo ababyeyi n'abaramutswa n'abakwe, kugira ngo n'abato bajye babyumviraho. Umuto aramutswa n'umukuru, ntabwo umukuru niwe uramutse umuto. urakoze nabyumvise. Umaze impungenge ko ugiye kumutumaho. Reka rero dukoresha iterambere kuko iwacu naho rirahari. Nushaka uhamagare no kuri telefone, ubu no muri Amerika byagerayo. Uramutse nawe ubwawe umutelefone, reka mureke n'ubundi akaya nkayabyaye muki ngo ibyanjye ndabirangije usigaye nibyo batahira, reka ninywera inzoga, reka ajye kwiyicarira. Abarahaneza tuze gucura inganje. Ntabwo nibaguhereza uruvugiro. Reka ngusubize. Umuhungu wanjye Habyarimana Innocent ni Rwema, n'umwe mu bakogoto bagisimbutse urukiramende. Umusore wa mbere utangira hariya hepfo niwe umutwaza ikimbo, kugira ngo nagenda mu nzira umucaca ukajya kumutega awigizeyo. Umusore wa kabiri uturutse hariya hepfo ni umusore amutwaje. Ubwo ubuteganaga n'imicaca ni uwuhe? Navuze ngo ni ukura umucaca mu nzira kugira ngo ujye kwa sebukwe agere inzira yabaye nyabagendwa. Uriya wa kabiri ni umutwaza inshyimbo yiwe, akamutwaza icumu rifite ikigimba kireba imbere. Uriya musore wa gatatu reba rero akazi k'iwe akora kuri Habyarimana Innocent ni ubasha kumutwaza ikibindi cy'ibigagara kugira ngo hagere akagira inyota, ashigemo urusasa, ashigemo umuheha, avuna umuheha yiyongeza undi. Ndasimbuka bari babiri ngere kuwa gatanu hariya ruguru. Uriya ni ubasha kumutwaza igihe agiye guhiga, agacyura umuhigo kugira ngo ashyire ku rutugu kwa Habyarimana Innocent. Ni imfura n'umutwara agira abagaragu. Uriya wa gatandatu rero akazi ashinzwe mu isi igihe bagendanye barasutse, niwe musore wa mbere umukorera akazi kagendanye no kumenya ngo ese inzira tugiye kujyamo icyoko ni ikihe, turanyura hehe, kuria kushoto, mbere, tembea, nyuma, geuka. Wakagira Imana. arakoze kugusobanurira. Muri make mu ijambo rigufi uretse kugenda, mu ijambo rigufi bariya bose ni abagaragu, ariko icyo nshimyemo ni kimwe, ni uko mbwiye ko harimo n'umusore ushobora gutegana n'imicaca. Ibyo byo ndabigushimiye, ariko ndagira ngo noneho uwo musore ugiye kwicara utamunyeretse. Niba hari natera intambwe nibura zigeze muri ebyiri mubone. Nyemerera utera izo ntambwe umubyeyi yagusabye. Nawe ndabona kubw'ibyishimo aje gusanga. Musuhuze nawe akuramutse. Urakomeye. Ndi kubona udusenda bageni tumeze neza. Ni ibyishimo bisa. Yego. Oh mama we. None ngo umugisha. Ndabona maze kumubona, ahasigaye kandi ndabona ari umukwe mwiza. Ibyo ari byo byose none si kurakaye, wanyereka inyinya nkareba.
bishimiye nanje kubana natwe yego Imana iguha umugisha. Ubwo rero Ndayamba, ubwo ahasigaye bya bindi twasezeranye, icara baguhe umutobe, wicare baguhe unywe, umusore namubonye ntaco bitwaye kandi Imana ikomeze imuha umugisha. Ngiye kumwereka ibyicaro bimukwiriye, umukwe wakwezi gashimwa ntabwo yicara wenyine, nico bishatse kuvuga. Niyo mpamvu wari ubonye asa n'utamwenyura cyane, araza guseka nimumara kumugenera ibimukwiye. Murakagira Imana. Urakoze musangiza w'amagambo, ntabwo turaca muri byinshi kandi abacana amarengana baziranye. Ndagira ngo ijambo nyamukuru Ndayambaje yamaze kurivuga, yuko umukobwa wacu wamufite kandi ko badukwereye tukaba twazakiriye. Ndagira rero ngo musaza, si musaza we ari ngo amuzane Ndayambaje nawe amuramutse, sugira ngo hari musaza w'unduta. Reka ihute, n'ubundi ngurube ibyaye ntiribwa n'imbwa. Ubusabe bwawe bubaye itegeko, ahubwo reka nsimbuke sinteba ndatebuka, ahubwo hina uruti hanyuma winywera umutobe. Urakoze cyane. Ngaho mukirigitananga nawe zamura umurya w'inanga, igihe ndaba mpamagara mushiki wanjye. Reka mbanze niyerekere umukwe wacu, ariko reka nanjye ngire nkiza. Nasa data yavuze ngo ufite ubwoba, urabufite ukabukira. Uraho amahoro muhumure. Nawe ndabona ugeze mu gihe cyo kuba twagushingira. Nuko ye ngaho jarare umugeni mwiza usanganira jarabere ni umukobwa yateze urugori. Barakoze cyane umukirigitananga, barakoze barumuna banjye natumye, nanjye data yarantumye. Mushiki wanjye Providence, ndabona murumuna wanjye nawe nkuko akomeje kugendana n'umuco wacu mu muryango. Data yarantumye ngo ninguhamagare muri iki gitaramo, ngo aragukeneye. Data mwiza Yohane, nkuko nabibabwiye, nge ndatumika mushiki wanjye yageze mu gitaramo, ndagira ngo mumubwire icyo mumutumiyeho. Mukobwa wanje, dore iyi mbaga inganitsya, muri makeya ni weho tugaragiye, tukakugaragira n'umusore wakunze. Turagira rero ngo niba umwishimiye umwenyure. Wamwenyuye se? Wamwenyuye? Yego. Turagira rero ngo noneho nkuko biragaragazwa nuko umwishimiye uramuhobera, ibyo ari byo byose watambuka. Urakoze cyane data mwiza, nyemerera wongera uhina uruti hanyuma ibintu bimparire. Urakoze. Profida, ahangaha utubona turi mu byano, hanyuma natwe mudushimisha. Hasha inkanda ati mbonura ibibero byiza birera abana, nsanga ukwiye kumbera nyina w'abana, ati niyo mpamvu nguhaye iyi mpano. Abari aha be kubashiha babaha amashi.
nuko ngaho kimirana ureke umukwe wacu akomeza aganire na mushiki wawe nuko simbuka. Hanyuma hari impano Providence nawe yageneye umukunzi we. Atakira musore mwiza nakunze, uri umusore w'ibigango, nasanze ari wowe ukwiriye kumbera umugabo. Ati nkurutisha abandi bose, nsanga ari wowe rudasumbwa. Ati none mugabo mwiza ngo urwibutso rw'uyu munsi. Nuko umurya w'inanga woroheje. Aze musaza we muto Nizeye. Musaza wa Providence. Umfashe hanyuma yisinde wishyire muri uru ruhanga rw'uruhehemure. Hanyuma igihe imvura izaba ishotse ugiye mu mashyo yawe uzajya uyikinga. Ati kandi mubyeyi mwiza nakugeneye bati mubyeyi mwiza akira ishimbo, ugeze mu zabukuru uzajya uyicumba. Ati kandi no mu mashyo yawe izajya ikubera igihe uri kugenda gake wakwihuse ntabwo ari wowe umugeni. bati mubyeyi mwiza akira aka gaseke. Banyarutse yadukozeho imisaya rwose. barakoze cyane. Hanyuma hari uruhanga rwa databukwe, ahubwo umushikirizi yisinde. Hanyuma mubwire ko ari icyubahiro muhaye. Nuko bati mubyeyi mwiza akira iyi shimbo kandi turagushimira. Bati ugeze mu zabukuru uzajya uyicumba kandi ugiye mu mashyo yawe uzajya ikubera. Nuko umukazana aragushimira mubyeyi mwiza. Iyo ni impano yaguteguriye kuri uyu munsi kandi ngaragushimira ko wamubyariye umugabo mwiza. Uyu mwana yihera inyinya, niyo mpamvu njye nkunda guhora nisekera. Utaraseka muri iyi foto rwose ntabwo iyi foto izagaragara neza. Munyemerere mumwenyure, hanyuma iyi foto y'ababyeyi ize kugenda neza, sibyo? Nuko babyeyi barakoze cyane. Hanyuma reka nsabe ba papa, abapapa
mwisubirire mu byicaro byanyu kandi muhire n'uruti mugubwe neza. Ndasaba abamama nuko basengere mubyeyi munyemerera aba bana mu batura isengesho mubasabire rwose, ni ukuri ndabibasabye mubasengere, buri wese amurambikeho ibiganza mu bitugu hanyuma mu batura tugasengesha. Mbahaye ako kanya k'iminota mike y'isengesho, murakoze cyane. twahereza mikorofone reka ababyeyi isenga. turagusabye yuko uyu munsi wacu warugenje neza, twaba abana bacu uzaba urugo ruhire, bazabyare hungu na kobwa mu izina rya Yesu. Amen. Akira mubyeyi mwiza nawe ubasabira umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, dushimiye data kugira ko waturinze muri uyu munsi wose, uteka amahane ukomeye, ukaba waturindira abashyitsi mu nzira banyuzemo, bakaba bageze iwacu amahoro, habwa icyubahiro. Uwiteka amahane ikomeye kandi dusabire n'abo bana bacu databuja, uzabahe kubyara data kobwa na hungu, kandi data uzabaha amagara mazima, kandi data uzabahe n'urukundo, bakundana data bakakugera nyambere bakakumenya, kuko tuzashima izina ryawe. Turabigusabye twingingiye mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi kuri aba babyeyi, amashyi n'impundu kuri aba babyeyi, barakoze cyane. Nuko ngaho babyeyi musubire mu byicaro byanyu, Imana ibaherekeze, hanyuma na champagne birabugiye. wakira umukwe imbere y'imbaga. Turabizi neza ko ari we wagusanze arakubwira ati mukobwa mwiza ndagukunda. Yakakubanje ariko ndagira ngo muri aka kanya umwereke ko umwishimiye mu rugo iwacu, maze umwakira umugabo mwiza. Ndakwakiriye mu rugo iwacu kandi uhawe ikaze mu muryango, n'umuryango wakwishimiye nyarutse. Buriya rero ngira ngo ba masenge nzi ko bamaze kugutoza, barakubwiye ngo kirazira nta mugore uha umugabo rimwe, kirazira uzajya umwongera, kandi umugabo wariye agahaga niwe uhahira urugo, ugira umwongere, mwongere rwose. Ngaho Nosa, ngaho gira pakundi nawe mwakire, muhereze rwose umubwire ko mwishimye, umwamwegere musomye rwose, ujye usobeka hanyuma umusomye asogongere yishime. Nuko abari aha ndabona batabyishimiye, ubwo barashima ntibashiha, ahubwo babashimire. Ngaho noneho Perezida, mbere y'uko nkomeza n'ibindi, babaherekeze babageze mu byicaro, umwereke intebe y'imvunwa ikwiye umukwe w'urugo rwacu. Ni umukwe wakoye zirashimwa, umwereke ibyicaro bimukwiriye.
ngaho umujyane. Hanyuma reka nsabe umukirigitananga mpamagare umutahira mwasiritse ku buryo muraho bakomeza mwaje kudukorera mukaduherekeza kugira ngo tuze gukora providence. Muraho basangwa beza muje ubwe mushongwe n'ubukaka burese nereza ikiganza mugenzi we ngo twakweza ashimwe. Maze ronge tujye kubana muri iki gitaramo zani kitatira cyatwahirwa na tatenda terana cy'abakanga n'umukanguzi w'amacumu yashize uriya muhungu uri ku byuma afite PhD mu gucuranga. Eshitse ubwenge ku kivivi na kuri mbuga na mwanye na nyaruzi aramanga bikino makwazo nicu buryo ubucuzi za gucuka cuzi bacuze mwete wanjye so none n'ubukombe naravuye mure mu nyanazinya ngeze bwana cyambwe mu mpinga z'ubusozi mu cyane n'abanyamanga nakoze mu mitana n'ibyo atarantarazi n'umugabo Imana yagaye inganzo busizi inganzo inshimye inganzo nagiye sigasigarerekeza mu kinigi sanganizwa n'abasare basasi inzobe bampinzoga mbimizira nihwitirwa rasibize ndubazanyemera najya gusoza urugamba mu mpinga n'ugutanga rwarabye batindema rugamba raniyashaje aho gutaha ngumayo hendiruti kura inkota yanjye isiro rwoti ashe n'amazi n'ubwati iminega yamukarega ku rugamba sinuzi mu kingaje nyugarizi ntazajya gushoka ukubita agakoni ku kibuno mugore atakamba cyane tunyica umugani pu ntajya agakoni katakwica umugani dukira ngo azatarugana inka zishoke aturangire wakagawe isinda akagawe aturangire wagangwe isinda agangurikiza amacumu namukije amacumu mugeze habi aturi gato nanjye nicyo kandi gato nivuba ubushari ndarwiga nibahandura ndatonobe kikangitare ningo yakana ninzovu y'imirindi nomfukamye yacika itaba nitwe Tofinde yambaje watwarwe Tobari n'umuzi kwiziza inkera mwiha amashyi ubundi mbabwira amazineza twaje kubakora. Ndavuga gitare giteje umukono umukobwa kimwe kimurinda kugumirwa umusaza kimwe kimurinda amazi n'umukecuru kimwe kimurinda iminkanyari hembe mucumu urusha kwiziragira cyane waburera burera abana waba wabeza urahura komeye ubwatsi buryoheye n'ubwo amanzira nzirana no tumasana neza n'ubwo amahindura hembe mushumba y'impaka barasura kure hasi uramye dakora ku musare gakoma rutendere maze reka isisigaye rusibana nge ndi umutahira nzazishora nzazahura kandi nzazibangurira gupfa mbibi we bibi ya senkarambu umuransi wa sharangabo
ishongora ishoye amoko yombi mu muhanda wa ruguru aza twigendagendeye twigiriye abakobwa y'abahungu basokozuranika ba nyina bakaguma ku ruhimbi ndavuga inka batazifite bakandangamira maze hasi bakitsa imitima izo nyambo z'ibigondo zigakubitira imirindi mu cyara izindi zikavumera ziti tureture mu kuyimisa miremire aho rakomeye cyane ngo bayijyanye ku isoko ry'Imana bagereka 500 bagereka 800 ati nyitwe bakama mwari mwiza Providence nanjye mbekeye naberwe wangerewe inka y'inyazi ndinda guhunga ngo yahuranye umutana bakurikiza umutabo k'umutambagiro wa mbere yanga umugabo yanga gataka gatugora kanyamagana ati ruturusana se rwagisusurutsa nge nzagoto Guzi wahacu bizikamwa dori zikamwa gacha ugufuka Guzi wahacu zirimo rutirimo rutunga amabera abagore basigariye kugemera bashumba imfizi ntukarari nsumba emvye ntukarariya ebambara bambwira ngo urugamba rw'inka ruzambara bashumba kirazira mama wacu yaramwirahiye imukubita ijanja je nambaza Imana ngo urwo rugamba rw'inka ruzazera undenge wangerewe Guzi wahacu ziziriza abakobwa bidoridori nidodo bamwe atuma kujya kuvumbaguza bakabanza kuvumbaguza ibijumba zikaziriza umukobwa nyiramahoyo peretse kuzitwa ngo ziragacika imirizo mu gitondo akaza gusara ikivuguta abana bare ku murigo w'imyumbati wagera nuko mumbuko mbashengega mwangerimwe zirimo inziza n'inzira guhinyuka zirimo rutabihira inka y'inzira guhinyuka zirimo na rwigema imbaraga n'inka y'umusaza munyarubega zari zimanutse zihiwe zishoka muri rubindi zikukana amakera zarishije umuryasenge uburirwa umubaribari maze nzimanuye mpura n'umushoferi wari utwaye imodoka nuko aransuhuza cyane amatara nshorera inkusi avugije ihoni mvuza uruvugirizo nuko namubwira ntiga wa mushoferi we ndagirana na nde yambaje kandi n'umushumba twizihirana iteka tugasabana inka zitimuka zanga mvuguyu indenga mushuguru uzanga nkanika zari ziraye mu kumutwe umutwakazi nyiramatabara ariko yaraduhaye icumbi sibyagera zizihiwe buca mu gitondo twimukira Bugoyi nuko uko mbataramiye ga mwamfura mwe ndazicucije mpamagara rwa kibibi zimirambo n'amajwi nziza isoka n'abigembe z'umuhehemure Imana yarihoye ikava ku binono ikagera ku mahembe rwa mpumuza zikayicoza migoro z'uruhemure burya ziziwe n'ikirere zitegeka ibihe by'inyambo zishakamo kibera inka zizira icyasha cy'abaswa zirimega n'imidende zuhira Providence zuhira Inosa zuhira Yohani zuhira Natanaye ngo zitaraze gatano zikaruhanga zikaba nziza zo mu Kinigi nazirongoye mwimona mu Kirarungu zigenda zirisha amanzira nkigira mutatira bwa Kigoma na Muyange bakobwa sasi zambagwa byayo inka ziravumera zitimo burya zizihiwe n'ikirere zitegeka ibihe by'inyambo zishakamo kibera inka ziricyasha cyabaswa zirimega n'imidende zirimega n'imiringa zuhira Rwogera ingabe bazitaraze gatano zikaruhanga Imana kugira ngo murera zasanganiwe n'abakobwa basasi ibyambaza rwayo inka ziravumera zirabogaboga nibwo rateye intambwe Imana kugira mu Kinigi zigira amahembe meza atema ijoro zitera intambwe barizihirwa abasaza bari aho ngaho bazakama kabashumba bahuza ibiganza barizihirwa bateye n'ingeri baririmba rero ya Rutebezambuga babyemeza rero mubye mwiza rero reka ducutse ndabona igihe uri kunyereka igihe cyotsa mubye mwiza rero ndaguha icyatsi biti nkuyo igihe cyadutwaye rimwe harimo icyatsi cy'umukunde kizatuma umuhungu wacu Innocent akunda umukobwa we Providence kabiri harimo icyatsi cy'umushishiro kizatuma izo twaje kubakorera zahora zishishe gatatu harimo icyatsi cy'umuhuro kizatuma abasore bose bo kwa Emmanuel bahura abakobwa kwa Natanaye nyakira rero iyo ni inkuyo mubye mwiza
ariko ibitugu byatsi bivana ntabwo byakwikora inzoga, nacibwa mu bagabo rakagira Imana, ndebera mu bakobwa bawe b'amasugi bantwaze, ntambuke nishongora njya kwa data, kuko ntabwo naheka inzoga, heke n'ibivane nazacibwa mu bagabo kirazira. Bari kidatera cyatwahirwa n'adatera cyangwa kanguza amacu acuzira mwanya kugivimira kuri mbuga namwe nyaroza manga bikina makwazo n'icumu ry'ubucuzi za gucuka acuzi bacuze mwetonge sonone n'ubukombe data ujero mu byemiza inka zageze mu zindi kandi zakiriwe nyihera akagasa n'ubwatsi bwazo maze ntambuke njye mu byicaro ntambuke nishongora maze rero focus uraza kunyemera gatoya nihagurukize Providence na Innocent ve muri imvuga mbone gucutsa ndacukije mubyeyi ndacukije Provida mpera ikiganza umugabo wawe gato mve muri iki gitaramo mumpera ikiganza gatoya maze rero hari akarimbo Focus Providence yagera umugabo w'incutsa kaba ngo ndashima databukwe ndashima n'amabukwe ngo ariko cyane cyane ndashima uwandongoye. Arakoze umutahira ndayambaje, arakoze cyane babyeyi beza, aka ngaka nako kagombaga gucamo, ariko nanjye nabataramiye. Iyo tuza gutinda nari gutarama bigatinda agatiga gaturika kandi kakamera. Nari Nsengimana Focus wa Sebagabo ba Munyakarago ka Nyamubi bansekuza ko rutambuka rwa Karerangabo ka Ruvuta rwa Bariyanga Bariyanga cya Gihoza cya Bujuni bwa Kagorogoro akaba mwene Nyamukika ndi umucaba ku mutwe. Oh nawe nagira ngo mvunyishirize umubyeyi Ndayambaje Theophile, ariko nawe mu rwego rw'ibyishimo bivuye kwa data yarambwiye ati mpamagarira korari ize yegera imbere hanyuma ibanze ivunyishirize umubyeyi Ndayambaje, inamwereke ko iwacu twamwishimiye kuko yaje kudukwera arakoze irashimwa. Ni nayo mpamvu twifuje kumwereka ibyo byishimo mbere y'uko avunyisha. Reka duhamagare korari yegere hano imbere nayidutaramire.
muri kubyegera bakabicumura Somebody put in my heart for lockdown.